ikiganiro ubusobanuro bw'izina. Muraho neza abakunzi b'ibiganiro. Uyu munsi wa none ndabasuhuje mbifuriza amahoro n'imigisha. Njye mugiye kubana muri uyu mwanya nitwa Dore niyo mugabo. Tugiye kuvuga ku busobanuro bw'izina Elline. Elline ni izina riteye gute, rihabwa abameze gute? Elline ni izina ry'abakobwa rikoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye kandi rifite inkomoko zitandukanye bitewe n'ururimi. Inkomoko y'izina Elline rishobora kuba rikomoka ku izina Elline rifite inkomoko mu Kigiriki ku ijambo Eliane risobanura amahoro. Mu Kigiriki cya kera hari izina Eliane bisobanuye Mana y'amahoro. Ibisobanuro byimbitse ni ukuvuga ngo iri zina Elline akenshi risobanura amahoro, umutuzo, ubwiza n'ubugwaneza, umucyo cyangwa umunezero. Imiterere y'abakunze kwitwa iri zina ni iyihe? Ese bakunda iki? Oya, banga iki se kandi? Reka tubivugeho. Bakunda amahoro no kubana neza n'abandi. Bakunda urukundo n'ubwitonzi, gufasha abandi no gutega amatwi bifite umwanya munini mu buzima bw'abitwa Elline. Ubwiza n'ibintu bitunganye nabyo bifata umwanya munini mu buzima bw'uwitwa Elline. Ese wakwibaza ko hari ibyo bakunda? Banga iki noneho? Ibyo banga intonganya n'amahane, kubeshywa cyangwa no guhemukirwa. Make banga umuntu ubahemukira kandi ubabeshya. Ikindi banga akarengane, banga umuntu ubarenganya cyangwa urenganya abandi. Wakwibaza ese mu mitekerereze yabo biba bimeze gute? Abitwa ba Elline batekereza cyane mbere yo gufata icyemezo. Bafite umutima woroshye ariko ushishoza. Nubwo bafite umutima woroshye, akenshi barashishoza. Bakunda gutuza no gutekereza kure. Bashobora kuba abanyagwa cyangwa se abagwaneza ariko bagakomera mu gihe bikenewe. Muri makeya nubwo baba bagwaneza, hari igihe baba biyatesheni cyangwa se bakagabanya impuhwe mu gihe bikenewe. None ba Elline uribaza bajya bagira intege nke? Yego, nibyo koko bagira intege nke. Bashobora kugira intege nke zikurikira, reka tuzivuge. Kwemera ibintu vuba kubera ko bafite umutima woroshye. Elline twabonye ko ni umuntu ufite umutima woroshye. Ashobora kwemera ibintu vuba rero agahita abyemera atabanje no kubitekerezaho kubera ko afite umutima woroshye, ntabwo agorana. Icya kabiri, kubabara cyane. Iyo ababajwe cyangwa se iyo bamurakaje arababara cyane. Iyo uhemukiye Elline arababara kandi akababaro ke kakamara igihe kirekire. Ikindi kandi, kwifungirana mu gihe bafite ikibazo. Elline si wa wundi uza kubwira abantu bose ibibazo bye. Rimwe na rimwe aratuza, ahubwo akagenda akicara agatuza, akifungirana mu gihe afite ibibazo. Ikindi kandi, uyu Elline atinya cyane atinya kubabaza abandi. Atinya kubabaza abandi niyo haba hari ikintu cy'ukurazi. Uyu Elline muri makeya nubwo yabaza ukuri ntabwo yagukoresha ashaka kukubabaza, ahubwo yagutwara ukundi mu rwego rwo kugira ngo akurinde kubabara. Soza nshuti zanjye, izina Elline rifite isano n'amahoro, umutuzo n'ubugwaneza. Ni izina ryiza rifite igisobanuro cyiza kandi rikunzwe guhabwa abana b'abakobwa bafite umutima woroshye n'ubwenge butuje. Ndagushimiye wowe uhisemo gukurikira
Igisubizo TV Show. Ibuke gukanda subscribe. Niba unyuzwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho, ibuka gusiga comment. Ese utubwire urabyumva ute? Ese waba ushaka ko nawe tugusobanurira izina? Risige muri comment maze nawe ejo cyangwa mu kanya gato nguhe ibisobanuro byimbitse by'izina witwa. Njye nitwa Dore niyo mugabo. Kubana nawe ni iby'agaciro gakomeye, kukugira ni iby'agaciro gakomeye. Imana iguha umugisha. Abitwa ba Elline bose bumvise ubusobanuro bw'izina ryabo, barikoreshe neza kandi baryubahe, kuko ni izina ryiza rifitanye isano n'ijambo ry'Imana, kuko na Yesu Kristo hari aho yarikoresheje ari gusenga. Nshuti yanjye, Imana iguha umugisha.